Gahunda yatangiye ngira ngo bageze mu muhanda bamaze kubibona. Ubu ngubu yatangiriye mu mihanda y'ingenzi ine. Iyo mihanda rero y'ingenzi ine byatangiriyemo uw'ingenzi wa mbere cyangwa se umuremure muri yo akaba ari uguhera mu mujyi hagati. Ubundi twari tumaze kumenyera ko iyo tuvuye muri downtown bisi bifite igice cyayo hariya munsi ya Chic na Mike igakomeza ikagera mu masangano y'umuhanda igahita yivanga n'izindi modoka. Ubu ngubu rero byahindutse, ugeze hariya mu masangano y'umuhanda hahita haba igice cyahariwe bisi gikomeza kikamanuka kuri peyaje, ugakomeza ukamanuka ukagera mu Kanogo, ugakomeza ukagera Rwandex, ugakomeza ukagera Sonatibe, ugakomeza ugiremera kugeza ku cya Mitsingi. Aho ngaho rero hari igisate cyahariwe bisi ugenda ndetse unagaruka. Hanyuma aha kabiri nuko nanone uturutse Sonatibe, ubwo ushobora kuba wavuye mu mujyi ariko ugeze hariya Sonatibe werekeza Kicukiro centre, nabwo hari igisate cya bisi ugakomeza ukagera kuri gare ya Nyanza. Noneho nanone ku gice cya gatatu cyangwa se umuhanda wa gatatu ni ukuva hano mu mujyi kuri ariya masangano y'umuhanda nari maze kuvuga, ugahita umanuka kuri ku Muhima ukamanuka Yamaha ukagera Nyabugogo, naho ubu ngubu hari igice cyahariwe bisi. Hanyuma hakaba n'ahandi ha kane, aho ngaho ni hahandi mu mujyi hagati hasanzwe hanyura bisi ivuye Nyamirambo. Bisi ivuye Nyamirambo iraza yagera kuri Hotel Gloria, ukuza ukinjira ku isoko mu mujyi ugakomeza muri quartier commercial ukaza hariya kuri City Plaza ukinjira downtown. Aho ngaho rero mvuze hose uko ari hane, ubu ngubu hari igisate cyagenewe bisi, ngira ngo abatangiye kugenda mu muhanda babibonye, abatarava mu rugo reka mbabwire ngo izo ni inzira uri bunyuremo ugahita usanga hari igice kimwe rwose cyanditsemo bus lane cyahariwe bisi utagomba gukandagiramo niba udatwaye imodoka ifite abantu barenze 8. Bisobanura ngo ni bisi zaba bisi z'abagenzi, zaba bisi z'abanyeshuri ndetse n'izindi modoka ndakumirwa harimo imbangukiragutabara. Izo nizo zonyine zemerewe gukoresha icyo gice, abandi twese turanyura mu gice gisigaye. Yego afande, iyi ni imihanda dusanzwe tuzi ko harimo habamo n'ambutiyaje. Urebye imihanda barimo kutubwira ni imihanda minini igendwa n'imodoka nyinshi zijya hirya no hino. Reka tugaruke ku buryo polisi mwiteguye cyangwa mwatangiye gukora mu rwego kugira ngo noneho ambutiyaje ntiyiyongere cyane ko aho yavuze kugenda kugera ku cya Mitsingi hahuza imodoka ziva hirya no hino harimo n'intara y'Iburasirazuba. Mutubwire nka polisi. Mwakoze. Ahubwo iyo urebye imihanda navuga koridoro cyangwa imihora twahereyeho ni yandi n'ubundi isanzwe ifitemo traffic jam cyangwa umuvundo w'ibinyabiziga. Iyo urebye uhereye ku cya Mitsingi ukaza ukagera downtown cyangwa Nyabugogo, cyangwa ugahera downtown Nyabugogo ujya Nyanza, ubwabyo aho ngaho kunze kuba hari umuvundo cyangwa traffic jam amasaha mu gitondo na nimugoroba. Yego. Nimba mwakurikiye iyi gahunda ireba amasaha guhera saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 za mu gitondo, nanone igatangira saa 11 za nimugoroba ikarangira saa 3 za nijoro. Ni ya masaha n'ubundi abantu benshi baba bakoresha umuhanda cyane bataha ku mugoroba cyangwa mu gitondo baza ku kazi. Nkuko abivuze ongeraho hari ibigo bigira amabisi atwara abantu, abakozi nabo bemerewe gukoresha icyo gisate cy'umuhanda. Rero nanone nibutse ko icyo gisate cy'umuhanda cyahariwe bisi cyangwa iyo bus lane ni cya gisate cy'iburyo, kiri mu buryo kerekaho kiri hagati kubera impamvu zindi zitewe n'amasangano y'umuhanda uko ateye. Ariko ahantu harehare hose ni igisate cy'iburyo kitunganyije ku buryo hari umurongo w'umuhondo urimo ugabanya aho bisi zagica naho ibindi binyabiziga binyura. Nyuma ya saa 4 za mu gitondo. Afande, nkuciye mu ijambo gato kugira ngo abantu bisobanukirwe neza. Nubundi iyi ni imihanda ifite ibice bibiri bigenda n'ibice bibiri bigaruka. Ubwo ni ukuvuga ngo ku gice ikibice bibiri bigenda, ikiburyo nicyo kiri gukoreshwa na bisi, ikindi kirimo imodoka zisanzwe n'ibindi binyabiziga. Yego. Kuri iyo mihoro ine Emma Claudine yabasobanuriye niyo twahereyeho. Ariko nanone kuri ayo amasaha mu gitondo ni saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 za mu gitondo. Amasaha ni mugoroba no guhera saa 11 kugeza saa 3 z'ijoro. Nyuma y'ayo masaha cyangwa mbere y'ayo masaha imihanda irongera ikoreshwa nk'uko byari bisanzwe.
sinzi niba byumvikana. Yego. Ntabwo ari umunsi wose abantu bataza gusanga saa sita z'amanywa bose babyigana mu gisate kimwe ngo ni icya bisi, kuko ubu ngubu kigiye gukurikiraho hazajyaho n'ibyapa bibereka ko iki gisate kizakoreshwa aya masaha. Ariko nanone ubu ngubu tugitangira, ngira ngo abaca muri iyi mihanda tuvuga y'imihora cyangwa izo koridoro cyangwa main corridor niko tuzita, hari abapolisi benshi. Abapolisi benshi hari ba traffic, impamvu biyongereye ni ukugira ngo abantu bamenyereze abantu babyumve, kuko ntabwo abantu bose bashobora kuba bumvise amakuru. Hari n'umuntu uvuye mu ntara ushobora kuba utakurikiranye. Rero uti twiteguye gute? Nkushubije ni uko twiteguye gufasha mu rwego rw'itumanaho, kubisobanurira abantu uko bikorwa n'amasaha bikorerwa muri gihe bikorerwa. Twiteguye kuba turi ku mihanda kugira ngo twereke abantu uko bigenda, tunabayobore. Ariko twiteguye gukomeza gukorana n'umujyi wa Kigali ndetse na Ecofleet kugira ngo n'izi bisi twifuza ko abantu bazigana zigakoreshwa cyane kugira ngo tugabanye umubare w'ibinyabiziga mu muhanda. Aba bazikoresha nabo batange serivisi nziza, bubahirize gahunda, bagire isuku, abantu bumve ko baryohewe bishimiye kuzigendamo. Nibwo uyu mugambi uzagerwaho. Naho ubundi twese ko tubona aha ngaha, uyu munsi ndi kumwe na Emma Claudine hano, ngira ngo nijoro nabonaga umuyobozi mukuru wa Ecofleet ari kuri televiziyo Rwanda. Twese icyo duhurizaho ni iki: buri muntu aragerageza gusobanurira abantu ibiri mu ruhande rwe, ariko twese twuzuzanya kugira ngo iyi gahunda ije ntibe ari yo kugena gusa ibisate by'umuhanda bikoreshwa, ariko no kugena ko izi bisi abantu bazishimira kuzikoresha. Nibwo iyi gahunda izagenda neza. Emma, mu buryo burero butomoye umuntu ukurikiye ikiganiro cyacu ahita yumva kubera iki gahunda. Urakoze cyane. Ubundi iyi gahunda ni gahunda ikomereza ko yari yaratangiye mu minsi yashize. Mwarabibonye yuko twe twatangiye igerageza ryo kuvuga ngo noneho bisi tuyishakire ubwihugiko mu masangano y'imihanda, nibyo twitaga QJAM, aho tugeze nka hariya ku matara ayobora imodoka kuri peage cyangwa se na Rwandex, wahageraga ugasanga hari agace gato kahariwe bisi kugira ngo ive mu wundi muvundo w'ibinyabiziga ijye ku ruhande, n'itara riyobora imodoka riyobore bisi hakiri kare. Ibyo byari mu rwego rwo gutangira kunoza, nk'uko afandi yabivugaga, kunoza gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Nibyo byakomerejeho rero kugira ngo noneho bisi harirwe igisate cyose aho bishoboka. Impamvu y'ibi ngibi ya mbere ni uko kugana bisi tukareka kugenda cyane mu modoka z'abantu ku giti cyabo bituma tugabanya ibyuka bihumanya umujyi wa Kigali. Murabizi ko twakunze kubivuga mu minsi ishize, tuvuga ko umujyi wacu uri mu mijyi ishobora kuba ifite umwuka utari mwiza cyane, bityo tukaba tugomba kugira icyo dukora. Mu byo tugomba gukora harimo gutera ibiti, harimo kubungabunga ibidukikije, hari ibintu byinshi tugomba gukora, ariko no kugabanya imyuka ibinyabiziga byohereza mu kirere mibi birimo. Ni nabwo twari twasabwe ko tugomba gutangira kusuzumisha imyuka ibinyabiziga byacu bisohora, ariko noneho tugafata n'izo ngamba zo kuvuga ngo tunoze gahunda y'ingendo za bisi, noneho abantu bagende muri bisi ari benshi. Kuko iriya bisi iyo itambutse itwaye abantu 70, bisobanura ngo buri muntu uri muri bisi aramutse yari afite imodoka ye, zari kuba ari imodoka 70 zishoreranye, ariko noneho bisi yatwaye abantu 70 batwarira rimwe, ibya binyabiziga biragabanyuka, bityo ibyuka bihumanya ikirere biragabanyuka. Ikindi cyahise gihurirana nabyo noneho kugira ngo ni gahunda ihite yihutishwa cyane kurushaho, nuko murabizi muri iyi minsi ibikomoka kuri peteroli byarazamutse ku rwego mpuzamahanga. Ntago ari ibintu twagizemo uruhare, ariko ni ibintu nyine biri ku isi yose kubera ziriya ntambara ziri mu burasirazuba bw'isi. Ibyo rero byatumye ibikomoka kuri peteroli bizamuka, kandi abahanga ndetse na Minisiteri y'Ubucuruzi itubwira ko ibyo dukwiriye kwitega ari uko bishobora gukomeza kuzamuka. Ntabwo ibiciro biriho nonaha bya essence na mazutu ari ibya nyuma, ahubwo bishobora gukomeza kuzamuka. Ibyo rero nibyo byatumye guverinoma ishyira ingufu muri ya gahunda, kuko niba essence yangoye cyane nkanjye nk'umuntu ku giti cyanjye, nkwiriye kuba mfite ayandi mahitamo cyangwa se n'ubundi buryo nakoresha kugira ngo nkomeze kugera mu mirimo yanjye nta nkomyi no mu zindi gahunda zanjye zose. Bisi rero niyo gisubizo urebye gikomeye cyane muri ibi bihe essence irimo kuzamuka. Amafaranga nari gutanga nkoresha ku modoka yanjye nyatanze kuri tike ya bisi, birumvikana
birumvikana icyo gihe biba bigabanyutse noneho bikongeraho ko ya bisi irimo kwihuta nyine muri ya gahunda yari isanzwe atari gahunda yo gukemura ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro gusa irimo kwihuta irasa neza iratugeza ku kazi ku gihe ngira ngo abamaze kugera mu muhanda baraza kubibona ngewe nyuze Nyabugogo hanyuma ngeze Nyabugogo ngiye gukomeza ku Muhima mpita mbona imodoka zishoreranye ari nyinshi zari zatangiye kuba nyinshi kandi amasaha urabona ko hari hakiri kare kuko zagombaga nyine gusiga igisate cya bisi noneho nge mpita nca hariya haruguru munsi hari umuhanda uca munsi aho kugira ngo ukomeze ku Muhima ugahita uca munsi ukagera ku bitaro byo ku Muhima ugahita wambuka nyine uza ku Kinamba bigahita bikunda utagize ahantu uhurira na wa muhanda ibyo rero nibyo turimo turashishikariza n'abantu bafite imodoka zabo tubibutsa ngo ntago ari ngombwa cyane ko hahandi hari cya gisate cy'umuhanda cyahariwe bisi ujya kuhanyura birashoboka ko ushobora kunyura indi mihanda iri aho hafi ishobora kukugeza aho ujya kare nta kibazo ubwo rero hari ayo mahitamo y'uko watega bisi iri kwihuta ikakugezayo vuba turasaba abazikoresha ko bakomeza kuzigirira isuku ariko ku rundi ruhande nawe ushobora gukomeza gukoresha imodoka yawe niba ari byo wahisemo kandi niba ubifitiye n'ubushobozi ariko tukagusaba ko wubahiriza cya gisate cya bisi ndetse ukanyura n'indi mihanda isanzwe yarubatswe muri Kigali kugira ngo ugere aho ujya nta nkomyi. Yego Emma hari ibyo Afande yavuze agaragaza ko bakora ubucuruzi bwo gutwara abantu ntabwo ari ubucuruzi abatwara abantu muri Ecofret bakwiriye kwita ku isuku ariko reka tugaruke ku muntu uturutse wenda nka kure ashaka kugira hasiga imodoka ye akajya muri bus ubwo reka dutange nk'urugero umuntu aturutse mu bice byo mu Bugesera arashaka gusiga imodoka ye i Nyanza agakomeza aze muri bus turabizi ko parking ninye zirahenze gahunda yaho umuntu yasiga imodoka yo ihagaze gute ese hari gahunda yo kongera parking cyangwa se hari gahunda yo koroshya aya maparikingi kuko aho umuntu aparitse naho bamusaba ko yishyurira amasaha yaparitse byo biraza gukemuka gute Madame Emma muraza kutubwira uko umujyi wa Kigali wabiteganyije. Yego murakoze mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo nabyo twabitekerejeho kuko nkuko nari maze kubivuga ayo mahitamo yo kuba watega bisi arahari ariko ushobora koko kuba uturuka ahantu kure gatoya ukavuga utahangaha aho ndahagera gute icyo gihe rero ukaba ushobora kuzana imodoka yawe mu by'ukuri icyo dushishikariza abantu ni ukwibuka ko ushobora kuyiparika ushobora kuba usanzwe ufite ahantu bashobora kuba bayigusigaranira waparika imodoka ariko nanone ushobora no gukoresha parikingi rusange hari parikingi rusange zihari zishobora kuba zakoreshwa ntanze nk'urugero uvuye Kabuga ushobora gusiga imodoka yawe muri gare Kabuga buriya kuba waparika muri gare Kabuga biremewe gare ifite ikibuga kinini ushobora kuba wayisigamo noneho ugahita winjira muri bisi ikindi ugeze hari i Remera ku Mahoro kuri stade Amahoro nabwo hariya mu bice by'inyuma bigana kwa Rwahama naho hari ahantu hanini cyane ho guparika ku buryo ushobora kuba wahasiga bisi nako wahasiga imodoka yawe ubundi ugafata bisi hanyuma nko guturuka za Gahanga hariya ho hari ahantu hari ikibuga kinini cyane naho uza ugana i Nyanza twasanze nta cyapa cya bisi cyari gihari ariko twahise tugishyiraho kugira ngo icyo kibuga nacyo gihinduke parikingi umuntu ashobora kuba yaza agaparika aho ngaho agahita ajya ku cyapa cya bisi agafata bisi icyo nabwira abantu nuko izo parikingi ndimo kuvuga ntago ari ngombwa ko ari zo ukoresha ni ukwibutsa abantu batahazi kubabwira ngo aha ngaha hari parikingi nini hariya hari parikingi nini kandi izo parikingi mbabwira ngo ni parikingi rusange icyo bisobanura yuko ari za parikingi zishyura amafaranga 200 ku isaha ariko ushobora no guparika no mu zindi nibutsa abantu ko izindi parikingi zitari rusange ziba zifite ibiciro byagenwe nyine bisobanura ngo igihe ugiye gusiga imodoka ahantu wakagombye kubanza gusobanuza ukamenya ngo iyi parikingi kuhaparika ni amafaranga angahe ukibuka no kubaza iyo ushaka guparika igihe kirenze isaha ngo iyo birenze isaha 1 2 3 bigenda gute kuko hari aho ushobora guparika bikagutungura ukahaparika wari uzi yuko bakubwira amafaranga y'isaha ukavuga uti ni sawa ariko hari aho bigera cyane muri izo parikingi zitari rusange ugasanga nka nyuma y'amasaha 4 bahise bashyiraho ikindi giciro kinini ni byiza rero ko uparika ahantu ariko ugasiga
umenya ibyaho aho kugira ngo ugende nk'aho uparitse nyine ukagenda wigobyoye mu kinyarwanda niko tuvuga. Hanyuma Fande, no mu buryo bugaragara n'iyi gahunda yari isanzwe yo kugera muri feruje bisi igakomeza igatambuka cyangwa hakaba hari agace kayihariwe, wasangaga n'ubundi hari abantu binjiramo. Afande uri aho yamubaza ati kuri mu muhanda wa bisi, ati sinari nabibonye. Ubu noneho rubije ku masaha, ubu saa 10 bishobora kugeza zigera, umuntu akavuga ati ntabwo nari nabonye ko zageze. Abapolisi murakorana mute n'abantu mu muhanda? Biratangira ari ukubakebura nyuma bazahanwe, birakorwa bite muri rusange? Ijambo sinari nabibonye kandi byanditseho, twa twibaza niba anabona koko, wenda bishoboka ko twakwibaza n'uburyo atwaye atabona. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari ubusobanuro umuntu yazana ngo sinari nabibonye, kandi usoma kandi uri mu muhanda utwaye nyine agomba kwibona. Niyo mpamvu ari bimwe mu bigize ibirango byo mu muhanda, kugira ngo bifashe uburyo abantu nyine bamenya aho uburyo bagomba gukoresha umuhanda. Ariko ntabwo mu by'ukuri twumva ko abantu bose baba abana beza. Ibyo iyo sosiyete sinzi nimba ibaho. Ntihabura mwuvuga ati ya jewe ntabwo mbyihanganiye. Gusa reka abapolisi bazaba bahari kubigisha. Ariko nanone muri iyi minsi ibyumweru bya mbere twigisha tuzihanganira abantu, tubigishe, tubereke uko bagomba kubikora, tuberekaho impamvu yabyo babyumve. Ikindi niyo abantu bagenda mu muhanda ushobora no kwibaza uti kuki abantu batajya. Nimba ubona abantu bose bari ku ruhande ugashaka kujya aho batari, kuki wumva abandi bari ku murongo ari ibicucu. Rero nabyo nibaza ko abantu bakwiye kubyibazaho. Gusa igihe kizagera uzabirenga habihanirwe. Burya ibintu byamaze kuba amabwiriza, amategeko, nibyo koko tugira igihe cyo kwigisha, tugira igihe cyo gusobanura, tugira igihe cyo kwerekera, tugira igihe cyo gushyiraho abapolisi bakabereka uko bigenda. Hari igihe tutazabona abapolisi bo guhoza ku mihanda, hari igihe tubazajya no mu yindi mirimo. Icyo gihe kizagera rero abantu nyine biyobore. Ubirengaho nta kundi azahura na ka message. Ariko si cyo duheraho. Gusa turahari kugira ngo tubafashe. Mbere ko tureba nuko mu muhanda iyi gahunda iri gukorwa, mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze ari mu muhanda. Ndashaka kubaza Emma, ahandi ho birasa nkaho bikoretse umuntu ari no guhita byumva, ariko nko mu mujyi hari ahantu mwavuze na ahantu n'ubundi hasanzwe urujya n'uruza rw'abantu, abacuruzi, abakarani bikoreye ibicuruzwa, imodoka zizanye ibicuruzwa, iziparitse hara n'ubundi mu muhanda hagati harashushanyije parikingi, hari ahantu biraza gukorwa bite? Icyo ni ikibazo kiza cyane. Hari abantu bahise batubaza ngo ese izi modoka zizanye ibicuruzwa ngo biragenda gute, ariko ikintu turi kubibutsa ni kimwe. Buriya mu mabwiriza dusanzwe dufite yo mu mujyi, ntabwo byemewe kuzana imodoka ipakira cyangwa ipakurura ibicuruzwa ku manywa. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe bikorwa nijoro, kandi n'ubundi bazakomeza babikore. Iyo bumaze kwira burya akazi karakomeza, hari abantu baba bakirimo gukora imirimo. Imodoka rero zizanye ibicuruzwa zigomba gupakira cyangwa gupakurura hariya mu mujyi hagati, zigomba kubikora nijoro nk'uko amabwiriza asanzwe ariho. Hanyuma ahubwo tubona ko ibi ngibi ari ibintu bigiye gutuma hari ahantu ubucuruzi bugenda neza cyane kurushaho, kubera ko murabibona ziriya modoka, hari abacuruzi benshi bari baramaze kumera nk'abahagira parikingi ihoraho, kandi ubundi ntabwo yari parikingi ihoraho, ku buryo n'ubundi usanga abantu baje guhaha bari basanzwe bamenyereye ko hariya hafi batahabona parikingi, kuko parikingi zirahari hafi yaho. Hariya kuri umanutse ku isoko hari ahantu hari parikingi, ikindi hariya muri Demire hari parikingi, muri City Tower hari parikingi, hari ahantu henshi hariya hafi hagiye hari parikingi ubundi zemewe nya parikingi. Hari n'uduhanda turi haruguru dusanzwe duparikwaho ku muhanda, tuzamuka, utwo ngutwo twose turakomeza tugumeho iyo parikingi, kuko aho ngaho gisate cya bisi ntabwo kiri buhagere. Mu by'ukuri ntabwo parikingi havuye, ahubwo ikigiye gukorwa nuko ziriya modoka zaparikaga hari iruhande rw'uriya muhanda imodoka zinyuramo zivaho. Nizivaho rero birahita binoroshya, kuko n'ubusanzwe umuntu ufite imodoka arabizi uburyo yajyaga kuhinjira agatangira kwibaza ndasanga habyigana cyane, ndanyura he, ndabigenza gute, kandi wanahagera ntubone naho parika, nibura ngo nahaparike ujye guhaha ukajya guparika nyine muri za parikingi zindi. Turasaba rero abantu kubyumva, kandi biraza gutuma buriya bucuruzi bugenda neza cyane. Turaba dufite espace yo kugendamo,
hisanzuye ariko hakanagerekaho ko iyo bisi igiye kuhanyura kandi ikahanyura kenshi ku buryo utanakeneye nyine ntabwo ukeneye kuza n'imodoka yawe. Nubwo n'imodoka kuhanyura nabyo byemewe, haraba hari igisate cy'imodoka zisanzwe, hari n'igisate cya bisi, hari n'aho abanyamaguru bagomba kunyura. Ariko ushobora guhita ufata iyo bisi akaba ariyo ugenda ikakugezayo kuko haraba hari arete, harimo arete ya bisi isanzwe ihari, bityo rero urujya n'uruza rugakomeza. Urujya n'uruza rwose hari ahantu ruraza gukomeza, ahubwo ruraza kuba rwiza cyane kurushaho. Zo kuri ya Mahanga umanuke ku Kinamba, hari ahandi henshi hazakurikiraho nk'igice cya kabiri, ariko icyo twifuzaga ni ukubanza kureba ko ibi ngibi bya mbere abantu babyumva bakanabimenyera, ku buryo noneho imihanda nitangira kwiyongera bizahita noneho bikomeza abantu bamaze kubimenyera cyane. Navuga rero ngo iyi ni intangiriro, ariko no mu bindi bice bizagenda bihagera buhoro buhoro, kandi tutegereje kureba yuko umusaruro abanyarwanda bawishimira, noneho kugira ngo tubone kongeraho indi mihanda, kandi ndibaza ko baza kubyishimira cyane. Afande, ku bapolisi, ku bamotari, abapolisi muraza kubigenza mute? Tuzakomeza kubigisha, abenshi muri bo bagira kwihangana guke, bumva bakwihuta, ku buryo rero birumvikana ko ubangama ashobora kuvuga ati jyewe ntabwo ikiba kibereka nce muri uyu muhanda, ariko tuzabigisha bazajya bihangana amasaha make ya mu gitondo na nimugoroba, andi masaha bazagaruka bakore nk'uko bisanzwe, ariko nta kindi twakora atari ukubigisha